marene wowe yambara umukenyero twebwe twambara umukenyero umugore yambaye ikanzu ikanzu ariko bazaniye marene hano turetse ziriya ziri hano nuko ntabwo bigaragara nuko utumye mbyitaho hindukira turebe ego biscuit nanjye ndayikugura noneho baricara bano bazi abaye sikuriye kuri hano nta wundi muntu nta uroye ntawe abandi baza barahagarara ubona uriya wicaye abandi bahagarara abandi ni abahe za papa sava nyine n'uyu n'uriya nanjye uri buze dusoza none se y'amakariso tujye asuma sisi ayaduhera hano nese kari bari nko mu cyumba oya arayibahera hano niho duhisemo neza sihatungire none mama ariko se kuki batazanye n'ikingana n'umufuka cya Christine nicyo utwandika bari dutoya bari kujya muri caguwa zimwe zigura senkani nta dutoya se umwuka w'abantu ubundi bari kuza hari n'udutoya bari kuzana tunga twangiye nakwambara suze niyareye duteze iyo wambaye turebe ni ngombwa kuvuga ngo wambara niya nziza dore iki iyo ni iya Christine nagiye niyo nazaniye mushiki wanjye wo kwa data wawe mwabire pese uribuka ko njye nsanga amaje kugutera maniko wambaye uvuga ati bari bana yinyari bari bakwishe turabetinga mujye bitekereza wowe zani indangamuntu yawe nanjye zani yanjye hoya tubyihore hoya wowe ase muri mubiki wowe zani indangamuntu yawe twajya amadedere muza apima indagara mu isoko ry'umugabo muri papa sava babura sinzi turi bwaranje ariko ku ntebe hasi bigenze bite se babeshya bamfatira rimwe ubabeshya amakaraso bose bagiye mbabwira ko nzabazanira woje ariko buri wese ku giti cye none mbaha amasaha niho uri busobanure mbaha amasaha atandukanye kariya ka madederi rero nagaye saa munani karatinda kiriya kidoma njye aba aricyo kihagera kariya nako gahita kazana arinzi ko nese ugarabaye zikize tugiye kumuha agakapu reka tubikirane reka Christine nazana indangamuntu nanjye nzani twe turakoresha amaso ayahe maso rega amaso ni iki se amaso ni uyu nguyu arakora hari ukuntu umuntu aba yarariye maze madedere ni mabuka afite umukobwa nshaka gutereta kuri madedere nuko ariye neza turabirukanye mu icyo noneho hano wowe nutangira no kumubwira ariko wowe ntabwo uba ukizanye waraba atarakigutuye gitereke hariya ese maye izi ngizi nizo bitobye ahubwo nagize ngo nawe si wallahi ko yanze kujya ke shyiramo iyo yindi nyine tuze kureba kepoy hano umuntu ari gufunguza yambira ko yanze kujya ari muri umwe muri mwe yibesheje rwanda ari muri umwe muri usanze bigucitse umviye confusion umva ngo umwe muri mwe yibesheje rwanda ari umwe muri mwe hano ndanarakoze hano ukuntu inzu irihari urabona iyi nzu ukuntu yihariye reba byonyine izi nguni zayo urebe iyi mirebe ibyo ni ibintu bya mbere mubwiza noneho ikindi kintu
yego bimeze yego ni sawa pe ni sawa kabisa ariko ngiye nk'ahantu mba narashyizemo byose i Burayi barabyiga oya si ngombwa hano ni wowe wiyemera muri ibintu biri international bifite creativity urajya ubivuga amazina yawe ni ukuvuga urabona nk'ahantu hari ukuntu wacisha kandi mu sinema diaspora ikagenda igapfa kuri ranguni ikagera kuri hano ukabona urumuri aho kugira ngo ujye gushyira telefone noneho uzubanza ubirebe urumva gutyo wowe wayashyize aho ngaho nta kibazo noneho nujya gukuramo ahandi urayakuramo yose ku buryo ahita uri umukire ariko ukora akazi ka curuza amakariso uhita umwereka uhita umwereka uri umukire ariko ukora akazi kabi uhita umwereka ucuruza amakariso nese i Burayi ugenda uzunguza amakariso Burayi barazunguza yamba narebye i Burayi muzunguza amakariso tugende rero tugende ubwo abantu nibaza baricara kuriya wowe akidomanje wa mukobwa nsuzugura ingurusha imyaka genda mubyaye ari kuvanga mu mutwe arakubabaje birambabaje na ke point noneho nuhamagara uyu arabazanye mitsingi uhite ushaka umutuma iki fanta y'uyu uyihe fanta urumva ahita avuga ati wenda n'uraje ubone kwisobanura n'uyu nguyu ariko amakariso ubu ntuyahishe ndabona amaze kuyatandika kuko urayareba urahita uyabona ariko uceceke uyu najya kuzana iki fanta uyu ntuzamure neza ubwo mbona wanzaniye amakariso y'abana ese ubwo ni gute ubundi uri ari buyamwe kandi abizi ko atari myiza yarabayibeshye yarazi yuko ari wowe kandi ari wowe wagombaga kubanza saa 8 ugakererwa we namuhaye saa 10 ziri hejuru Berenice namuhaye saa 10 Berenice ariko ntagaraza ntago wari buzi waramuvuga nyine Berenice muramuvugira ikirere muramuvuga kubera ko arajya gukuramo izawe hagwenye habonekemo izagukwira ukwedura uti se niki se ntajya nyambara ni icyataye yose ariko gutya ni ari bwo umusobanurira nde Berenice ariko reka mbasobanurire kuvuga nuko waje ugasanga ari gutoranya amakariso akabona n'aya nyine uwo Berenice niwe kibazo ni mushiki wanjye reka kandi ngo yibeshye ngo nibeshye we uko byaje ntabwo yankunda tugiye kuyitangira nayiriho uramo iyo kadi ntabwo ya savings oya wayikorera uko mwabikoze ariko noneho ubushyushye hari ibintu utavuze mukora bya bindi by'ibyokezo bifatanye n'intebe hasi muri jaride atari ngombwa bya bindi bizamuye gutya hari ibintu byinshi nabonye nyine ibyo ushaka ubwira abantu kakura bikora n'abantu bakaba bagushaka kuko muza tekinike bazumvise kuzikora kidoma wicare kuri tugende kuri imeze iyo umuntu yitokuje ajya kuzura imitsi igahita yiruka umukara ok tugende shot 1 take 1 and action uri gusa gupfumira ubusa bwiza gupfumira ubusa uko bwiye kwiruka ubundi zo gupfumira ari ubuhe yihembwa yaba ari nyakabwana oya ariko boss ntabwo diaspora ntabwo ari givuze nyakabwana kubera za gahunda za $20 boss ngiye ibintu byo simbirimo na diaspora gahunda yanjye yimenye umupapa uzi ikintu ugomba kwitaho ni ukwimenya sibyo iyo utimenye ngo umenye intege nke zawe nta kindi wamenya kuko ntiwajya kumenya abantu na nyuma y'ubu uzongera upange gutyo kuzajya ubaha amasaha cyangwa urabikora naguhanaga nk'umubyeyi ubona bitoroshye pe ariko nawe uhani wahanutse ariko ukora iki ndi umwubatsi nkora n'amafinisage mu mazu cyangwa ubaneye afata ntabara nabinyaye
ntabwo wavuze ko wabinyayemo nashatse kubibona hari n'ibyo ngibyo byo kubanyamo n'ibyo kubanyamo bakibwize ngo uribwa ubuhe bwoko bw'imbwa ubona akavuga ni nyakabwana arese nisubira adima veni tazanyima tipu wariye mu abantu ni igisazi ushobora kukwima tipu mani mwana zamfashe uhure duhura n'amadederi mishiya yanyu ihure tuzahura iyo tuzahura duturi gusenya inzu amakariso oru sayizi and